umunsi wanjye uko wagenze n'abantu ubundi mu gihe cyo kubyaza ntabwo biba byoroshye kandi biba bisaba ngo uhibere. Iyo utabaye maso ngo uhibere urahomba. Iyi ni ishashi ibyaye bwa mbere, nabwira abantu ngo nimuze mbaye icyororo mukabihakana. Sunshine, sunshine, sunshine. Muraho neza, murakomeye bakunzi bacyo mu Rufite TV, bakunzi bacu, amahoro y'Imana nabane namwe, ndabakunda cyane. Mumeze mute aho muherereye aho? Uyu munsi noneho navuze nti ikiganiro kirabera mu biraro. Uyu munsi niho tugiye gukorera ikiganiro, kandi ku mashusho numubona bitari kugenda neza murihangana. Ubu ni amasaha ya saa saba, ikirere kimeze nabi, hari akazuba ariko gahamagara imvura. So rero igihe cyari kibaye kinini pe, namwe ntabwo mukireba ibiganiro ngo munabyitegereze, mukore share, comment, subscribe. Ntabwo ibyo bintu mukibikora, ariko nta kibazo, icy'ingenzi ni uko munzirikana. So rero uyu munsi tugiye kuganira kuri iki kintu. Abantu bakomeje kuvuga ati se ko njyewe ishashi iyo yarinze, ishashi iyo yarinze nkora uko nshoboye nkayiteza inanga, nkategereza yuko ibyara ariko nkaheba. None ko mbona ibintu by'ubworozi bw'ingurube ngiye kubivamo, ngiye kubishyira hasi, ukabona umuntu acitse intege kubera iyo mpamvu. Ariko hari ikintu njya mbabwira, ntimugacike intege. Ucitse intege gute? Ucitse intege gute? Rero iyo ishashi, ubundi njya mbabwira ngo ubundi umwana apfa mu iterura. Ikintu tuba dusobanuye ni iki ngiki, nuko icyo tuba dushatse kuvuga ni ukuvuga ngo umwana umurinda ingurube ikimuhaka, mbega akiri mu nda ya nyina cyangwa se akiri mu nda y'ingurube. Yes, imvugo zarahindutse kuko ubu ingurube ni zahabu, murambibabwira, nkabibahugura kenshi ko hari n'imvugo tugomba kuzibukira, imvugo tugomba kureka, tukamenya ngo kubwagura habwagura imbwa. Imbwa irabwagura pe, imbwa irabwegetse, imbwa iramoka, ariko ingurube ubu ngubu irahaka. Ubu umwana wayo ntago akiri ikibwana. Oya, ikibwana ni ikimbwa. Ubu tuvuga umwana wayo, icyana cyayo, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ni mu rwego rwo guha agaciro ikigutunze cyangwa guha agaciro ikikwinjiriza amafaranga, sibyo? So rero bivuze iki? Niba akana gatoya kavutse, kakivuka guhera ku munsi kavukiyeho, uwo munsi ubwo ni umunsi wa 0 kuva kavutse. Uwo munsi wa 0 icyo bivuze, ukaba hafi pe, ukaba hafi. Ubu tuvugana navukishije ingurube, bya bintu by'abakire mwiyaye ngo mufite ayanyu ngo muhemba abakozi, ukavuga toke bagwamagaye uri mu kazi bakakubwira ngo zabyaye, ugaterera ngo uraza ngo nutaha ngo uramenya ngo igihe ngo uramenya izavutse. Oya, shiri kubute, niba ari ngombwa usabe n'urwo ruhushya, uze ukurikirane uko ivuka ubirebe, kugira ngo after utazabona yatinze kongera kurinda cyangwa se yagize iki complication mu buryo bwo kuvuka, utazitwaza ngo imbogamizi zabayeho, ngo ntago nari nagiye mu kazi. My friend, nagiye mbigisha uburyo bwinshi wakita iri guhaka. Ugomba kuyiha ifunguro, ubundi ibintu byose bipfurira mu isuku n'ibyo uzigaburira. Ugomba kuziha indyo yuzuye.
ituma ubwana buzakura bufite ubudahangarwa. Mu gihe nyina ihaka ugomba kuyitera imiti y'inzoka nagiye mbabwira. Ibyo byo gutinya gutera imiti y'inzoka ingurube ngo zishobora ngo kuramburura, oya, iyo myumvire muyishyire hasi. Tugomba gusobanuka niba turi muri viziyo itwerekeza mu korera kijyambere, tugomba kubikora kijyambere. Turi kumwe neza, ukagabura mu gihe gikwiye, ukagabura ifunguro ryiza, ukagira isuku, nta kabuzura urunguka pe. Noneho rero ibyo birangiye, irabyaye, duherere kuri wa munsi yabyariye. Shyira isaso risukuye, umva ndi gucungana kugira ngo ridakandagira utwana twayo vema. Unosa, ngwino ugera hano hafi, tukagenda dukandagira. Dukandagira na kabiri. Turavutse rero, tegura ikiraro kirimo isuku. Ibyo nubirangiza rero ikintu ugomba gukora nta kindi, ugomba guhita utuba hafi. Mw'abantu mwe mwabonye igishyika ndi kugira, ugira igishyika cya kindi, singiye kubigereranya, ariko ugira igishyika cya kindi ugirira umubebe mutoya. Warangiza rero ukaba hafi, byibuze ugize amahirwe ukabona iminsi 3 yarangiye. Iminsi 3 tuba twamenye kureba ku buryo tubasha guhungana nyina. Ku munsi wa 3 ukaduca imirizo, ukaduca amenyo, ukaduha intraferi. Ni urukingo duhereza kugira ngo zikure neza zitazingamye kandi zitirondereza, kugira ngo nawe nyine ayo mafaranga ushaka kuyibyazamo, ayo mafaranga ubashe kuyabona. Vraiment simbizi ukuntu uzafata ukagenda ugahugira mu kazi, sibyo? Uragiye uhugiye mu kazi kawe ka buri munsi, ntumenye ibipfa n'ibikira. N'abantu mwe nge ndemera nkakora amasaha y'ikirenga ariko ibyanjye bidapfuye. Niyo mpamvu uzasanga hari umufite ubuhamya akakubwira ati njyewe pe nabikoze bikunze ariko byaranze kunguka wapi. Ugasanga undi arakubwira ati bimeze neza biragenda, wowe uhombara ukagira amatsiko yo kumenya, kandi mu by'ukuri nawe ntabwo yagusobanurira 100% neza nk'uko abikora, cyane ko hari n'ubwo ushyiramo akawe ariko n'Imana ikaba hafi yawe, sibyo? Rero bisaba ngo niba imbyeyi ibyaye umuntu abe hafi, ubu ushyira utwana twonke umunsi wa mbere, wa kabiri, wa gatatu, ubundi ziba zizi kujya kwiyonyesha, umuntu agasubira guhangayika bikarekera, sibyo? Iyo urangije rero twana ukora uko ushoboye ukajya utwonyesha, n'akafite intege nkeya ukakonyesha mpaka kagize imbaraga. Ndakubwiza ukuri, ibyo nta wundi muntu wabyitaho atazi imvune wavunitse. Wowe uzi uburyo wavunitse, wowe uzi inyungu ukeneye mu bworozi bwawe, ugomba kwigomwa utabihereje ngo abuhemba ngo aribo bajya muri ibyo bintu, kuko iyo myumvire nimutayikuramo muzahomba pe. So nurangiza rero twonke ya mbyeyi yabyaye utwo twana, jya uyigaburira irye ihage. Turi kumwe? Irye ihage kugira ngo ntiyinubire konsa abana bayo. Iyo wanze kugaburira imbyeyi irye ihage, yanga konsa abana, irabakubita, irabakandagira, mbega ibakorera ibi byose bibaho. Ni ngombwa rero yuko iyo mbyeyi ugomba kuyitaho bishoboka, kandi uko uyitaho niko igira ubushake bwo konsa. Noneho uko yonyeje abana nabo bagakura vuba cyane batirondereza. So ikindi, abana ukabareka bakonka ukwezi kwa mbere, niko ukigira isuku nyinshi, wirinda ikiraro kijandamye. Njye iwanjye ngira maternité, buriya nk'uko ubona kwa muganga bari maternité, ngira maternité iyi iri hafi kubyara nkayimura nkayishyira muri maternité. Ibyo bintu byose yego nibyo ni ibintu bigusaba ibishoro by'amafaranga,
kandi nanone bikagusaba kwigomwa utigomwe. Njye narebye ndavuga ni hari igihe umuntu yihutira kuramira amafaranga y'ukwezi ni urugero, aho ugasanga ya ngurube wenda urugero wari kuzayikuramo 500,000 cyangwa se na miliyoni kuko zirahari, ugasanga wanze kuramira ibyo 500,000 kandi ku kwezi utari nabikorera, kandi wenda ushobora gusaba urushya bakaruguha muri iyo minsi ukigomwa ukaba hafi ibintu byawe. Ndabibutsa ko ibyawe utabyitayeho n'ibyawe egari guhomba. So rero ubwana bukonka amezi 2 yuzuye, nta muti urabutera, ahubwo icyo ukora ari isuku. Ikindi ukagabura indyo yabugenewe ku buryo n'ubwana bubasha gusangira na nyina. Hari abantu benshi bibaza ngo mbese ingano y'imbyeyi ingana iti. Narababwiye mushaka muzare na video, ufata umubare w'ubwana bwavutse, buri kantu kakabarira irobo bitewe n'ibyo ugabura. Iyo utagabura ibijyanye n'amafu ugenda uyigenerera bitewe n'ibyo ugabura, byose ukabishyira muri manjwari, abana bagasangira na nyina. Amezi 2 arashize afunze yonka neza, iba ari ingurube nkuru nziza yindi badatinya kuguhereza 80,000, sibyo? Kandi bari ingurube zizishyitse. Njye nababwiye ngo mujye muza kwa Cyomurovete TV tubahoroze. Mbabwira yuko hari abantu bakunde kunyaka utwana dutoya ngo tw'ibihumbi 30, 40, utwo ntatwongera pe. Ntago nakora ikosa ngo nkuroge. Kukuroga ni gute? Kuguhereza kakana kari gafite ubuzima kari kibereyemo kariyongera cyandi ndi kugatoza kwirisha, urakajyanye kataramenyera ibyo, ukagejeje ukashyize mu buzima buhabanye nubwo kari kamenyereye kagusubiranya nyuma. Ariko ngiye nguhereza y'amezi 2 n'igice ku buryo ijyana ukayibesha mu buzima bwawe bwose, ikabaho ko mba narayitayeho nkayirinda ibintu byatuma igwingira bya hato na hato, sibyo? Sibyo gusa kandi amezi 2 aruzuye, sibyo? Akimara kuzura rero dore ikintu ugomba gukora. Ubukura kuri nyina, umaze amezi 2 bwonka, uhita ubukura kuri nyina ukabugenera ifunguro ryabwo byabugenewe ry'abana nyine. Ubwo ni insimbura amaguru bagurube. Abatumva amaguru begurube icyo ari cyo, ubwo ni nk'urugero ni nko wavuga amashereka, ni ibisimbura ibyo zakuraga mu mabere ya nyina. So ukazigabura muri ubwo buryo. Iyo urangije zigitangira kurya, ukizikura kuri nyina, hacamo byibuze nk'icyumweru ziri kurya zirimo kumenya ubuzima, ugahita uzitera imiti y'inzoka. Iyi miti y'inzoka izifasha gukomeza guhangana n'ubwo buzima, ku buryo ibyo ziriye bitazitera guhindurwa bya hato na hato, ubuyoka, ubuki, ibintu nk'ibyo ngibyo. Iyo urangije rero, ikintu ukora nta kindi, ububeshaho ukabugaburira neza. Ku kwezi kwa 3, kwa 4 ukazifunguro risanzwe nk'iry'ingurube nkuru, nkuko njye niko mbikora. Ukwezi kwa 5 njyewe zitangira kumenagura zifite amezi 5 n'indi minsi mikeya, mu gihe abandi zimenagura zifite 7. Ukwezi kwa 5 hari ukuntu ishashi, turi kuvuga ko iya mashashi nabahereye hasi kuzamuka hejuru. Ya shashi yawe ku kwezi kwa 5 nge n'ibyumweru 2 itangira kumenagura, ikamenagura. None uyu uri wa muntu utabona umwanya, umukozi ashobora kugwamaka ko ati hano ya shashi yarinze. Iyo rero utegereye Cyomurovete ngaguhugure, agubujyanama bwuzuye, uhita witura gutumiza intanga. Iramenaguye utumije intanga. Mu by'ukuri uje gutera intanga nahagera namwe mu byumvi, icyambere intanga zasotse nizisubira mu bubiko. Icya kabiri yakoresheje umwanya we na essence ye, ntago azaza nawe nyine nazazabona byamenyetso wamubwiye, avuga ati okay
hari n'umworozi uguhamagara ukabona afite ubushake bwo guteza inanga, wanamugira inama. Njye hari nabo njya ngira inama ati oya veterineri we oya bireke nterera ingurube. Harya ubwo nyiri tungo yanze kukumvira wakora iki? Mumbwire. Arayiteye nibyo rwose iranahagaze yemeye guterwa pe. Uzategereza nshuti yanjye kuko utabashije gusobanukirwa kumenagura kw'ingurube no kurinda kw'ingurube. Uzategereza ukwezi kwa mbere, ukwa kabiri. Noneho izo ngurube ziri muri icyo gihe ziba ziri no gukura vuba vuba. Icyo gihe ikuzi cyitwa umubiri, ikabyibuha vuba vuba, igakura vuba vuba. Ati noneho amezi yakuze pe ngiye kwakira amafaranga. Uzi bibaho amezi 3 n'iminsi 27 wisanga byuzuye, ugategeza ko ingurube ibyara ukabibura. Sibyo? Ndagira ngo mbibutse neza ko kumenagura no kurinda ni ibintu bibiri bitandukanye. Rero wowe nubona imenaguye kuri iyo minsi, ubwo kuri iyo minsi amezi 5 n'ibyumweru 2 ndabibwira abantu bagurira icyororo iwanjye, kuko abandi baza kugira ngo imenagura ifite amezi 6. Mu gihe cy'amezi 6 ingurube yanjye mba nyimije, kandi mwabibonye ziba ari ingurube nkuru. Nk'iyi ngurube naberetse yimye ifite amezi 6, sibyo? Kwezi kwa 7, ukwa 8, ukwa 9 niyo mezi n'iminsi 27. Ubwo se murumva udafite amezi 9 n'iminsi amezi 9 habura iminsi 3 ngo yuzuze amezi 10. Mu gihe ahandi ujya kugura icyororo ukarindira, wenda ugize amahirwe irindira amezi 7. Amezi 7 ugategereza 8, 9, 10 ibintu nk'ibyo. Rero waje iwacu ukatwaka icyororo nta kintu watubura na vraiment. Nurangiza rero wowe niba ubonye imenaguye, tuza umutima wumve ngo reka nyireke nzongera kuyitaho ku yindi nshuro nabonye yongeye kunyereka ibimenyetso byo kurinda. Uratuza nubona imenaguye bwa mbere ikakwereka ibimenyetso byo kurinda ari ubwa mbere biyibayeho, uzayihorere. Ihangane pe, n'ubundi amafaranga uzongera n'ubundi ni nyuma y'iminsi mike cyane, nyuma y'ibyumweru 2 wongeye iminsi 2. Ni hagati ukihangana ukarindira iyo minsi, ntabwo byo birangiza umunsi wa 21 ukayitaho. Umunsi wa 21 irongera ikarinda. Rero yirinze ikintu ugomba gukora ugira ute, urayifata warangiza ukayiteza inanga, cyangwa se hari n'icyo uba ufite imfizi yawe y'umwihariko udasangiyeho n'abandi imfizi y'icyororo, uvuga ati yizaza imicyororo muri famu yanjye. Ku kwezi kwa 6 irongera irarinze, itwishyira kuki kunanga, bayitera inanga. Kandi nubona ageze kuri rwa rwego rwo kwitsikamira ku mugongo ikemera guhagarara, cyangwa ukayicara ukabona yemeye gutuza, aribwo uhamagara uguterera inanga, cyangwa se uyishyire ku mfizi. Turi kumwe? Ikintu kindi rero ugomba kumenya kuri ayo mezi, nuyitaho ugakora ibishoboka byose ibyo nkuko nabikubwiye, izafata. Ikindi izakubyara abana benshi pe, izakubyara abana benshi. Buriya ingurube igiye kubyara bwa mbere ikabyara abana 10, yakabyara ndabyaye bake ikabyara 9. Iyo iba ari ingurube nziza vraiment, sibyo? Rero bakuzi bacyo mu Rovete TV, icyo twabasaba ni ukujya gutangira umushinga wabanje gufata igihe ukabyiga. Icyo utazi ukabaza, icyo udasobanukiwe. Hari nk'abantu njya ngo umujye muzamba kurera amafomira yo kujya kwivangishiriza ibiryo, sibyo? Ni makeya mbaca. Iyo nagukoreye fomira uragenda ugakabura ingurube zawe zigakura neza, sibyo? Ikindi abashaka ibyororo ni karibu, muze tubahereza ibyororo byiza. Mwabibonye cyane buri munsi tugikunda kubibereka. Ari izihaka turazitanga, izidaka turazitanga. Ikindi nabibutsa,
tugira ingurube ziri mu byiciro bigiye bitandukanye, kubera ko nzi yuko mbansurwa n'abantu bari mu byiciro bitandukanye, abafite ubushobozi, ababubonye bibavunnye bashaka guhera ku gishoro gitoya bakiteza imbere. Icyo rero ugomba kumenya nuko ugomba kuza amafaranga yari yose ufite, ariko niba ari make jya umvugisha warateguye ahantu ushyira ayo matungo, sibyo? Hari igihe umuntu akubwira ati ngiye mfite ibihumbi wenda urugero 500 cyangwa 300, nshaka ubworozi bw'ingurube kandi nshaka izihaka, mumbwize ukuri, kandi ngo nkuremo n'ikiraro, ntibishoboka. Banza utegure. Ni karibu rero tuborozi, ni karibu, kandi iwacu ntabwo ibintu bihenze pe habe. Bya bindi mwamenyereye kubagurisha ngo pure breeding ngo ku kiro ngo 10,000, ibyo izo ngeso sinzigira. Nanjye mba nkora kugira ngo noroze abantu, ngirirwe umugisha Imana yampaye, numve uwo noroje mu bushobozi bwe afite byaramuhiriye, sibyo? Rero ibyo kugukanga ngo ikiro ngo 10,000 ngiye ntabwo uzabisanga iwanjye. Niyo mpamvu uzasanga ingurube zanjye ariza, mbega amafaranga uzabifite ntuzabura ingurube iwacu. Ariko nanone 50,000 kumanura, oya. Ariko guhera hejuru yaho nta kibazo, tukabaye icyororo kiza pure breed cy'amaraso yiganje kurusha ayandi washatse utashatse nako. So rero bakunzi bacyo Morovete TV, ndabakunda cyane. Amahoro y'Imana nabane namwe. Niba ukunze iyi video kanda like, gukanda like gusa, nurangiza ukore share iyi video, uyishyire mu magroupe agiye atandukanye, uyihereze inshuti zawe zigiye zitandukanye. Ndabibutsa ko kuri TikTok nitwa Morovete TV, abo tubona kuri TikTok, iyo ushaka guhembuka umutima wawe, ukumva hari ibikuvunnye, ni karibu kuri TikTok. Tuba turimo kubwira abantu inzira y'agakiza, sibyo? Naho rero mugeraho mukore flow, mujye mudukurikirana. Imana ibaho umugisha mwinshi, ndabakunda cyane, kandi abaje ngo tuboroze ni karibu kandi courage. God bless you.